niyo mpamvu leta y'u Rwanda twashyizeho igitutu kugeza yemeye ibintu bimwe alternative ku gifungo. Niyo mpamvu mu butabera jenoside nicyo cyaha cya nyuma gikomeye kibaho ku isi, cya nyuma nyuma y'ibindi byaha byose biremereye byose, birimo no kurya abantu, birimo no kuryamana n'umubyeyi wawe, birenze no gufata ku ngufu nyoko, birenze n'iki. Urumva leta irategeka, ntabwo ijya iyobora, irategeka. Yego, iburanisha riba mu ruhame, habaho exception ko umuntu adashobora kuburanira mu ruhame mu gihe yaba ashinzwe ibyaha by'iterabwoba, kugira ngo mu gihe bari bwo kuburanisha urubanza bagaragaza, ubushinjacyaha bugaragaza uko uwo muntu yagiye muri ibyo byaha by'iterabwoba n'ukuntu yabikoze, bitaba inspiration ku wundi uburyo yakwisanga mu iterabwoba. Icya kabiri, ibyaha by'ubugambanyi, uburyo gusobanuka umuntu yagambaniye igihugu, uburyo bitatuma amabanga y'igihugu adakwiye kujya muri rubanda, ajya muri rubanda. Icya gatatu, mu gihe umuntu yaba ashinzwe mu gusambanya umwana utujuje imyaka, iyo mvuga umwana aba ari umuntu uri munsi y'imyaka 18, yego, cyangwa se ibyaha bijyanye no gufata ku ngufu. Iki kintu ndagira ngo giklarifying, kubera ko hari ubuswa bwinshi mu Rwanda. najya nkunda kugukurikiranaho icyaha icyo ari cyo cyose, ni ibintu bisanzwe, icyo ari cyo cyose. yego, yewe reka mvuge iki, bashaka kugukurikirana icyaha cyo kugambanira igihugu, wagera mu rukiko rugasanga nta bimenyetso ufite, nta bushinjacyaha ntabwo ufite ibimenyetso kugira neza yagambaniye igihugu, ukarekurwa. Icyo gihe nihagira umunyapolitike cyangwa undi muntu uvuga ngo runaka yagambaniye igihugu, gira neza wemerewe kumureka, aba yakubabariye icyaha. Ariko hariho imbabazi, buriya imbabazi ziba mu bwoko bwinshi. Yego, ndagira ngo ubyumve neza. Hariho imbabazi zitwa amnesty. Izo mbabazi zitwa amnesty perezida bifataho umwanzuro, ariko akabyegereza inteko ikabyemeza nk'itegeko ritanga amnesty, rikuraho icyaha, ni ukuvuga rikuraho ingaruka z'icyaha. Tuvuge niba warafuzwe ugafungurwa, ariko iyo amnesty ikagukuraho n'ubusembwa bw'icyaha, n'icyaha kikibagirana nkaho utigeze ugikora. Iyo amnesty igukuraho icyaha. Ni naho abarokore bashingira bavuga yuko Jesus yadupfiriye, ibyaha byacu byose byababariwe, n'ibyo uzakora ntabwo byemewe. wakica umuntu, wakiba, inzira yawe ni mu ijuru. That is total amnesty. It is what we call salvation. Perezida yatanze amnesty ikemezwa n'inteko ishinga amategeko. Iyo amnesty iba imeze ni nk'imbabazi zimwe zo Jesus yatanze ku musaraba. The same shit. RIB ifite iminsi 5 yo kugukurikirana, 5 y'akazi tutabariye mu weekend, 5 working days. Ubwo bagufashe kuwa mbere, ubwo no kugeza kwa gatanu. Yego, bakurikirana dosiye yawe. Yego, iyo minsi irangiye, naho waba ukiri muri the same RIB station, baguhanding over ku bushinjacyaha. Mu mategeko nabwo bufite 5 working days zo kurikirana dosiye yawe. Iyo minsi irangiye bagomba kuba bakuregeye urukiko. Iyo minsi 10 yirenze, bikagaragara yuko bakuregeye urukiko iminsi 10 yararenzeho, nawe yaba irenzeho iminsi 2, uba ufunze mu buryo, iminsi 2 y'akazi uba ufunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. yego, murakoze cyane abakurikira One Nation Radio, ni radio ya Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora. Turi kumwe na Robert Mugabe, mumaze kumumenyera, aradufasha cyane mu busesenguzi. Bob, tuguhaye ikaze cyane kuri One Nation Radio.
merci beaucoup. Uyu munsi turaganira ku birebana n'u Rwanda turimo, ni byinshi rwanyuzemo kugeza aho rugeze ubu ngubu, ariko kugira ngo runyure muri ibyo hari abantu bagiye baza, abandi baragenda. Hari amazina amwe n'amwe y'abantu bamwe bafatanyije n'ubuyobozi buriho mu gukora ibikorwa bitandukanye, ariko n'ubutegetsi buriho. Hari abavuga ubuyobozi, hari abavuga ubutegetsi. Njyewe kanivuga nta minisiteri n'imwe tugira mu Rwanda y'ubuyobozi, habaho iy'ubutegetsi. Abayobozi ni nk'abayobozi b'abanyamadini, babandi bajya bavuga yuko ari abavuga rikijya, like a pastor, sheikh, imam. Yego. Kubera ko bo bakoresha influence. Arakubwira kwa kabiri dufite amateraniro y'ububyutse. Yego. So you come, nta nubwo aguhamagara, nta nubwo aza kugira, ariko ubutegetsi burategeka. Urumva leta irategeka, ntabwo ijya iyobora, irategeka. Yego. Gutegeka is governance and ubuyobozi is leadership. Ugomba mbere y'uko uzana leadership, you need to govern. Leadership igufasha to govern. Leadership is an art to govern. Leadership ni uburyo bwo gutegeka. Yego. Ubuyobozi ni uburyo bufasha gutegeka. Ubuyobozi ni uburyo bufasha gutegeka, ariko governance ni ubutegetsi. Nituvuga inzego ziyoboye igihugu ni inzego z'ubutegetsi. Actually mu mategeko tubyita ubutegetsi bwite bwa leta. Yego. Urumva? Iyo tuvuze ubutegetsi bwite bwa leta ntabwo dushyiramo ubutabera, nta nubwo dushyiramo inteko. Yego. Tuba tuvuga executive ishinzwe governance. Muri za pouvoir eshatu. Hariho inteko, ari legislative. Yego. Hakabaho ubutabera, aribwo buri judiciaire. Hakabaho n'ubutegetsi bwite bwa leta, ariyo twita executive. Yego. Bwa kane abantu bamwe bapfa kuvuga ni ubwa media, ariko media irakomeye cyane. Ariko urabona ubutegetsi bwite bwa leta bwifashisha media, yewe n'ubutegetsi nshinga amategeko bwifashisha media, n'ubutegetsi bw'ubutabera, kuko ubutabera bugomba gutangwa, ni principe ya mbere, ariko bukagaragara ko bwatanzwe. Ako kantu ko ubutanze ntibimenyekane ntabwo aba ari ubutabera. Ubutabera bugatangwa, ariko bugomba kugaragara. So kugira ngo bugaragare ko bwatanzwe, nuko public ishobora kubimenya ikanabibona binyuze muri ubutegetsi bwa kane, binyuze muri itangazamakuru. Urakire. Niyo mpamvu Parliament yari yashyizeho radiyo yayo. Yego. Niyo mpamvu n'ubutabera bugira iminsi yabyo, no kuri RBA bafite igihe cyo gusobanura n'iki. Niyo mpamvu n'iburanisha ribera mu ruhame, a principe, in principle, ihame nuko ubutabera, iburanisha ribera mu ruhame. Yego. Iburanisha ribera mu ruhame. Uruhame ni iki? Nuko haba hari abantu barenza ababuranyi bitabira. Aho hantu hagomba kuba ari accessible, aho hantu na media igomba kuhaba, kugira ngo ubutabera bugaragare ko bwatanzwe. Hanyuma se babandi cyo tubona baburana mu muhezo gatoya, ni nkubwira ihame, habaho ikindi cyo twita irengayobora, bikubwire mu ndimi z'amahanga. Habaho principe, yego, habaho principe, hakabaho exception. Exception zitabazwa ihame nuko ibintu bigomba kugenda. Irengayobora ni ryari ibintu bitagenda uko bikwiye kugenda, ahubwo hakabamo ubundi buryo. Yego. So ihame nuko iburanisha ribera mu ruhame, ihame nuko gusomwa k'urubanza bibera mu ruhame, ni itegeko. Irengayobora ririmo nuko iburanisha kandi ririmo gusa mu iburanisha, ntabwo ririmo mu gusoma urubanza. Gusoma urubanza, gusoma urukiko
ruciye urubanza, iburanisha riba mu ruhame, habaho exception ko umuntu adashobora kuburanira mu ruhame mu gihe yaba ashinjwa ibyaha by'iterabwoba, kugira ngo mu gihe bari bwo kuburanisha urubanza bagaragaza, ubushinjacyaha bugaragaza uko uwo muntu yagiye muri ibyo byaha by'iterabwoba n'ukuntu yabikoze, bitaba inspiration ku wundi uburyo yakwisanga mu iterabwoba. Icya kabiri, ibyaha by'ubugambanyi, uburyo gusobanuka umuntu yagambaniye igihugu, uburyo bitatuma amabanga y'igihugu adakwiye kujya muri rubanda, ajya muri rubanda. Icya gatatu, mu gihe umuntu yaba ashinzwe mu gusambanya umwana utujuje imyaka, iyo mvuga umwana aba ari umuntu uri munsi y'imyaka 18, cyangwa se ibyaha bijyanye no gufata ku ngufu, raping. Umuntu niyo yaba arengeje imyaka 18 ukamufata ukoresheje imbaraga, uwo muntu niyo bibaye ngombwa yuko bamuburanisha mu ruhame, identity y'uwo muntu ubutabera bufite inshingano zo kuyirinda kugira ngo ntibimugireho ingaruka za shaming. Kubera ko gufatwa ku ngufu bijyana n'icyaha ukorera umuntu ariko kikamutera ipfunwe, kikamutera n'igisuzuguriro, naho bajya bamubona yaranyuze kuri media baturiye mubona yafashwe ku ngufu, bigatuma bamuha akato, stigma. Ikindi cya kane, mbabare ko tubigize byinshi, nta kibazo rwose, abantu baba bakeneye kubimenya, ubona nanjye ko nateze amatwi kumva. Ikindi cya kane, gishobora gushyira urubanza rwawe mu muhezo, ubutabera, inkiko zishobora gushyira urubanza rwawe mu muhezo ku mpamvu ndemyagihugu. Ubwo urasumvise izo arizo? Njye nasumvise, ubwo iyo turasobanura n'iyo ndemyagihugu maze kuvuga 3. Impamvu ndemyagihugu urumva icyo bivuze? Ndategereje gusobanura. Public order, ituze rya rubanda. Mu gihe ibyo uregwa kubisobanura n'ibyo wakoze bishobora guhungabanya ituze rya rubanda, tuburanishiriza mu muhezo. N'izo mpamvu enye: iterabwoba, kugambanira igihugu, ubugambanyi, defilement, n'ibyabangamira ituze rya rubanda. Ndaguha urugero. Buriya urubanza rwa Kazungu nuko yaburanye yemera ibyaha. Ubwo Kazungu naba arasiriye kira mu busanzwe. Nuko yaburanye yemera ibyaha. Ariko nanone ubushinjacyaha bukagendera cyane ku byo Kazungu yemeye mu kumushinja. Ibyo byatumye ubushinjacyaha butinjira mu mizi ngo buzane neza amakuru Kazungu atabaha. Ese ntihaba hariho abandi bantu barenze abo Kazungu yemera Kazungu ashobora kuba yarishe? Ese yabicaga mu buryo ki? Uburyo kubisobanura, Kazungu abisobanuye mu rukiko byose detaye akazizana, abo yagiye yica akaziza imirambo tuvuge ngo akayiteka ibiki, yaba yarabihaga imbwa, yaba yaragiraga gute, uburyo byatuma abanyarwanda bamwe bazamura umushinya bakaba bakwigaragambya. Urwo rubanza rubera mu muhezo. Ni ubushishozi itegeko riha umucamanza kugena imiburanishirize ryo gufata rwa rubanza rwagombaga gukurikiza ihame ko rugomba kubera mu ruhame, ahubwo arushyira mu muhezo. Ibyo biraburanywa, ibyo bizamurwa nk'inzitizi. Bishobora gusabwa n'ubushinjacyaha cyangwa bigasabwa n'umwavoka kuburanira ukekwaho icyaha. Iyo bigenze gutyo rero, bizamurwa nk'inzitizi. Umucamanza mbere y'uko aburanisha uwo muntu akabanza akita kuri izo nzitizi, akakiburanisha nk'ikintu cyihariye ku giti cyacyo, akabifataho umwanzuro, bikanandikwa niba afashe umwanzuro ko ruburanirwa mu muhezo,
cyangwa se rikomeza mu ruhame. Ubwo izo ni izo ngingo abanza gusuzuma yibaza ati ese ntabwo byagira iki kibazo, hanyuma akabona kubishyira mu muhezo cyangwa mu ruhame. Ariko twumvikane, naho yafata icyemezo cyo kuruburanisha muhezo, isomwa ry'urubanza rigomba kuba ntabwo ryabera mu muhezo ryo, nibishoboka. So ubutabera bugomba, nari mbishingiye kuki, ubutabera bugomba gutangwa noneho bukanagaragara ko bwatanzwe. Iryo ni ihame rikomeye cyane mu mategeko. Kubera iki? Ikindi kintu ushaka kubivugaho, kubera iki? Why? Wibuka ko impamvu navuga ko ukurikiraho ibintu biba byaturutse, tuba twayigeze mu butegetsi bwa kane, aribwo butegetsi bw'itangazamakuru. Why? Abaturage, urugero, reka ntabwo urugero mu Rwanda, abaturage bo mu Rwanda bagomba kwizera ko bafite ubutabera, ko leta y'u Rwanda, leta itegetse u Rwanda, ifite ubushobozi bwo kubaha ubutabera, kandi bakabibona kugira ngo babyizere. La justice rendue au nom de peuple. Ubutabera butanzwe mu izina ry'abaturage. Yego. Ubutabera butangwa mu izina ry'abaturage. Leta idashoboye gutanga ubutabera, havuka ikibazo kimwe. Iyo abaturage badashobora kubona ko ubutabera bwatanzwe, abaturage batagera kwihereza ubutabera. Mwafata umujura mukamwambika ipine mukaritwika agapfa, mukavuga muti n'ubundi baramujyana bakamurekura. Icyo ni ikintu cyo twita mu mategeko anarchy. Ariko iyo anarchy mu mategeko tuyita mob justice. Ubwo bazi igifaransa ni anarchy. Ariko ni mob justice, aho abantu bifata bakareba ku mugore ngo yambaye mini, bakirukanka bamushungera. Nigeze kubibona muri quartier Mateus. That's mob justice. Niba ibintu bibangamiye ituze rya rubanda, hagomba kugaragara ubutabera. Hari nk'ikibazo gihari gifite mob justice nko muri iyi minsi, nk'abantu ba homosexuals, hari igihe nyine abantu bababona, ntabwo mbijya kuko simbyemera, bakaba ibyo tereka sibyihorera kuko simbyemera. Gusa kuri justice yo wenda dushatse twanabiganiraho mu buryo burambuye, kuko justice ni ikintu gikomeye cyane, by'umwihariko hano mu Rwanda. Ubutabera urabivuga mu mateori, ariko ndagira ngo twinjira mu mikorere ya justice y'u Rwanda. Twigeze kubiganira mu minsi ishize. Haracyari ibibazo bigaragara bitangwa n'imiryango mpuzamahanga byerekana ko hari ikibazo muri justice y'u Rwanda. Icya mbere, ubucucike buracyari hejuru cyane muri Amerika. Transparency International ishami ry'u Rwanda ivuga ko ubucucike n'imibare yerekanye, ntabwo ari ibivuga n'imibare yuko byerekanwe na Transparency, u Rwanda ni urwa kabiri ku isi kugira ubucucike mu magereza buri hejuru nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki tugifite? Ni iyihe mpamvu? Reka tujye wenda mu mpamvu zatugejeje kuri uwo mwanzuro yatumye mu Rwanda dufite abantu more than 170% mu buroko. Ni impamvu nk'eshatu. Impamvu ya mbere, amateka y'u Rwanda. Buriya bamwe bajya bumva tuvuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ibintu byose tukabishyira kuri jenoside yakorewe, bakagira ngo n'amakabya nkuru. Genocide against the Tutsi yakozwe 1994, yasigiye ibikomere abacitse ku icumu, abana bavutse ku bagize uruhare muri jenoside, yagize uruhare ku bahagaritse, yagize ingaruka ku bahagaritse jenoside. Umuntu wese warebye jenoside afite a certain trauma agendana nayo. Ni nayo mpamvu mu byaha, mu butabera, jenoside munyihangane muraza kumva aho nganisha. Niyo mpamvu mu butabera jenoside nicyo cyaha cya nyuma gikomeye kibaho ku isi. Cya nyuma, nyuma y'ibindi byaha byose biremereye, byose birimo no kurya abantu, birimo no
ryamana n'umubyeyi wawe birenze no gufata ku ngufu nyoko birenze n'iki. Talk about everything. Buri byaha byose biriho, byo tuzi n'ibyo tutazi, jenoside iracyari ku mwanya wa mbere. Kuko nko ku rwego mpuzamahanga, ndaguha urugero, dufite ibyaha bine bikomeye. Dufite icyaha cya jenoside, tukagira ibyaha byibasiye inyokomuntu, tukagira ibyaha by'intambara, tukagira n'ibyaha by'iterabwoba. Nubwo ubundi mu rwego rwa mainstream mu buryo bw'ubutabera mpuzamahanga akenshi twemera ibyo bitatu, kuko icya terrorism rimwe na rimwe biracyadusaba definition. Ninde muterabwoba, dushingira kuki? Kuko umuterabwoba w'uyu munsi ashobora kuba umuntu uharanira kubohorwa. Twarabibonye henshi nko muri Afurika y'Epfo, bari kwa Mandela na Mandela ubwe yahoze kuri terrorist, ntabwo ashoboraga no kwinjira muri Amerika. So icyo mvuga rero icyo narinjye, izo ngaruka twakuye kuri jenoside no kuri iryo hahamuka rituma abantu basa nk'aho ari ibyigenge, bagakora ibyaha bimwe udashobora kwimagina. Bamwe barwara amadepresiyo bisanga mu rumogi, abandi ugasanga umugabo ashwanye n'umugore, umugabo afashe umupanga aramutemye, cyangwa umugore agize atya yishe umugabo, afashe umuhini yishe umugabo, umwana yishe nyina kubera imitungo. Ariko kwica ukabona ni ibintu. Ese ko hari igihe nk'ibyo bibona no muri sosiyete itararokotse wenda jenoside, cyangwa ababyeyi bataragize uruhare mu kuyikora, ariko iba mu Rwanda. So icyo shaka bivuga ngo none ndakumvise ngo niyo upfa kuba uri mu Rwanda gusa, ayo mateka agufite influence. Kuva warabonye abantu bapfa mu buryo bworoshye, niyo ntwaro wakwitwaza buri gihe. Rwose umuntu ukoresha inyundo cyane biroroshye yuko ikibazo cyose akibonamo umusumari. Yego. Criminality, the level of criminality in Rwanda byagiye kuri peak, bituma kwica umuntu ari ibintu simple. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibyo rero byatumye criminality izamuka mu Rwanda. Noneho ugahuza n'ikibazo cya kabiri, leta iri so strong ariko iri nayo itazi guhana. Nimvuga ko itazi guhana noneho sinzi ntabwo izi irakora nk'aho itazi mu rwego rw'ubutabera yuko badiringa n'ayo mateka. Ibihano biri stiff, birakomeye. Ntabwo bashaka ubutabera, ntabwo bashaka icyaha na kimwe, kandi bari muri society iri fragile. Kandi buriya mu bahanga mu bintu by'isanamitima n'ibintu byo kumanaginga trauma n'ibiki, after 20 years, 25, 30 years nibwo ibikomere bitangira kuzamuka. Leta yabafunga bakuzura muri gereza. So niyo mpamvu leta y'u Rwanda twashyizeho igitutu kugeza yemeye ibintu bimwe. Alternative ku gifungo, habeho gukoresha abantu imirimo simburagifungo. Uri uranyumva? Habeho ibintu byo kumvikana, ibintu byo kumvikana like aho kugira ngo bafate umwanya birukanka ku muntu wakoze iki n'iki, bahuza uwakorewe icyaha n'uwakoze icyaha. Niba hari ibyo yishyura, niba yemera icyaha, niba iki, bareba uburyo. Ariko ibyo ndabyumva Mugabe, alternative to detention yaraje iravugwa,
ariko ntacyo tubona ku mubare ugabanukaho, kandi hari n'ibintu watanzeho urugero ruvuga ku birebana n'ihame n'irengayobora. Ihame ni uko umuntu akurikiranwa adafunze, uretse bakajya ku irengayobora bimeze gutya na gutya, ariko bimeze nk'aho biri the other way around. Ihame rimeze nk'aho ari uko umuntu akurikiranwa afunzwe, irengayobora rikaba ari uko wenda hari izindi mpamvu zihagaragaza. Ikibazo kindi nakubwiraga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere cyari amateka ya jenoside yatumye criminality level y'abanyarwanda izamuka, society iri fragile. Icya kabiri nkubwira ikibazo cy'amategeko. Icya gatatu ikibazo cy'abantu bakurikirana ibyo byaha. Abantu benshi mu butabera, cyane cyane mu bushinjacyaha na RIB, bafite ikibazo gikomeye. Ihame niryo bahinduyemo principe. Ihame ni uko umuntu, tutitaye ku cyaha uregwa, uburana udafunze. Niryo hame. Niryo hame. Irengayobora ni uko irengayobora barihaye impamvu nyinshi zituma ahubwo ibihame. Irengayobora rishingiye ko cyokora dushaka kugukurikirana ufunze, mu gihe ushobora gushyira mu gihe kugukurikirana udafunze ushobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa abo wakoreye icyaha. Cya kabiri, mu gihe domisile yawe itazwi neza, domisile aho utuye. Ndaguha urugero, niba utuye muri apartment uraza ugasangamo intebe, akabati n'iki na bed ibiteguwe, ushobora kuba maternity time you go. Rero se twebwe dushaka kugukurikirana no kukuryoza icyaha, twagukura. Icya mbere ni uko dushobora kugukurikirana, ubutabera bushobora kugukurikirana ufunze mu gihe bigaragara yuko kugukurikirana udafunze ushobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa se wakoreye icyaha kugira ngo bivuguruze. Icya kabiri, mu gihe domisile yawe itazwi. Icya gatatu, mu gihe ushobora hari impungenge ko ushobora gutoroka ubutabera, mu gihe kugufunga ari bwo buryo bwonyine butuma ubutabera bwakuboneye igihe bugushakiye. Ariko urumva ibyo ko ari byinshi, ariko ibyo nabyo ubushinjacyaha bugomba kugaragaza ibimenyetso. Urugero, niba bavuga bati harya witwa Igiraneza. Igiraneza. Niba tuvuze tuti Igiraneza, turifuza ko urukiko rwaba rumufunze by'agateganyo. Kubera iki? Ariko hari ikindi navuze uze kukinyibutsa. Ikindi navuze dushobora gutuma tugukurira tugufunze, ni mu gihe icyaha uregwa gishobora guhanishwa igihano kirenze imyaka 5. Icyo gihe tugukurikirana ufunze kubera uburemere bw'icyaha cyawe. Icyo nacyo njya nyigira ikibazo, ariko ntacyo, reka mbanze gukurikirana ibyo ngibyo. Niba tuvuze ngo ugira neza, turifuza nk'ubushinjacyaha yuko urukiko rwamufunga iby'agateganyo, kubera ko dutinya yuko mumurekuye akaburana ari hanze byashyira igitutu ku baburanyi, ni ukuvuga ku bamureze cyangwa abatangabuhamya. Ubushinjacyaha n'urukiko rufite inshingano yo gushyira igitutu ku bushinjacyaha, bakagaragaza impamvu bakeka yuko Igiraneza azashyira igitutu ku batangabuhamya n'abamureze. Ese kubera iki bumva izo mpungenge? Kubera iki bemera yuko Igiraneza azabikora? Bakabigaragariza ibimenyetso. None se ubucamanza butanga umwanya wo gushyira igitutu ku bashinjacyaha kugira ngo bashake ibyo bimenyetso, cyangwa bimeze nk'aho mwiburanisha bakagombye kubikora. Ariko ubona cyane abacamanza baburanisha imanza za detansiyo
basa nk'abadafite umwanya, basa nk'aho icyo kintu batagifata ko kiri sensitive. Ubwo se si ukorohereza ubushinjacyaha? Yego, ariko nibyo wita ukorohereza ubushinjacyaha, ni ukorohereza ahubwo ubutabera buke. Kuko mu mategeko buriya impamvu tunashingiraho tuvuga yuko ihame ni uko umuntu akurikiranwa adafunze, bishingiye ku rindi hame rikomeye cyane mu mategeko, icyo twita presumption of innocence. ni uko we wafashwe. Ubushinjacyaha mu gihe urukiko rutarakugaragaza, rutarafata icyemezo y'uko watsinzwe n'urubanza uri umunyabyaha, ukomeza kuba uri umwere. Niyo waba uri ufite profile nk'iya Kazungu nta kibazo, pfa kuba umucamanza atarafata uwo mwanzuro. Actually ko ku cyaha cya Kazungu yari gushobora no kuburana yuko niba ari ngombwa ko afungwa, bamukurikirana afunze, basi bamwambika igikomo cyangwa se polisi imurindiriwe. Kumukurikirana adafunze. Ariko we ndumva kubera n'impamvu ndemyagihugu kuri rya renga yobora ntabwo afitinga profile kuko afite igihano kirengeje imyaka 5, arashinjwa ibyaha by'ubugome. So now icyo nshaka kukubwira kindi, ndagira ngo mwumvishe ko kuburana udafunze impamvu ari principe ishingiye ku yindi principe ikomeye ivuga ko umuntu wese mu gihe atarahamishwa n'urukiko icyo cyaha aba akibarwa nk'umwere, aba ari umwere. Iki kintu ndagira ngo giclarify kubera ko hari ubuswa bwinshi mu Rwanda najya nkunda. Umuntu kuba yarafuzwe by'agateganyo, urukiko rukamugira umwere, wowe niwongera kumwitirira icyo cyaha afite uburenganzira bwo kukurega, kumusebya no kumwangisha rubanda. Kwa kundi wantanzeho urugero, nimba ndigira neza nanyuze imbere y'inkiko icyaha kimvanwaho, ntabwo bakigukuyeho, nabaye umwere, byagaragaye ko ntacyo nakoze. Yego, ntabwo nzongera guhuzwa n'icyo cyaha ngo igira neza wakoze ibi ngibi. Oya, ubikoze ubwo ngubwo najya kukurega cyane. Reka nk'urugero rwumvikana, bashobora kugukurikiranaho icyaha icyo ari cyo cyose, ni ibintu bisanzwe, icyo ari cyo cyose. Yego, yewe reka mvuge icyo, bashobora kugukurikiranaho icyaha cyo kugambanira igihugu, wagera mu urukiko rugasanga nta bimenyetso ufite, nta bushinjacyaha ntabwo ufite ibimenyetso ko igira neza yagambaniye igihugu, ukarekurwa. Icyo gihe nihagira umunyapolitike cyangwa undi muntu uvuga ngo runaka yagambaniye igihugu, gira neza wemerewe kumureka. So icyo ngicyo ndagira ngo cyumvikane gutyo. Hari reforms leta y'u Rwanda irimo gukora mu butabera, byaba mu guhindura iki, ariko urumva ni ibintu bihoraho. Hari buriya mu nkiko ibintu twitotomberamo cyangwa se tugiramo ikibazo cyose, ntabwo ari ibintu bihindurwa gutya. Urabona mu butegetsi bwite bwa leta, iyo ushaka change cyagura ihitiba pfa kuba perezida yabifashe icyemezo cyangwa n'abaminisitiri cyangwa se na minisitiri ubifite mu nshingano ze. Mu butabera si gutya. Minisitiri wa Justice ntabwo yabyuka ngo ategeke ngo kuva uyu munsi abashinjacyaha bazajya baba tuvuge 3 mu rubanza, nta bubasha bifite. Urumva ni minisiteri ya Justice ariko nta bubasha afite. Uzi ububasha minisitiri afite ku ngengo y'imari, guharahiza abacamanza, tuhaya cyane cyane, ariko ubwo ni kubazana kugira ngo babahe akazi. Ikindi ahantu afite ububasha ni ku bushinjacyaha. Ashobora kubwira ubushinjacyaha
ko ubushinjacyaha ko bureka gukurikirana igira neza kubera impamvu z'igihugu cyangwa se inyungu rusange. Urubanza rugahagarara, ubushinjacyaha bukarekera kumukurikirana. ubwo wareze se wantanzeho ikirego wowe nambuye. Aha, urakoze cyane. Ashobora gukora icyo twita mu gifaransa citation directe. Private prosecution. Mugabe, we wankoreye icyaha ukankubita hano, ushobora kudabwira RIB, nge ngakusanya ibimenyetso byose mfite, nkarega igira neza mu rukiko, kandi tukaburana n'ifunga n'ifungura. Ubushinjacyaha butabirimo. Ibyo bintu bibaho cyane. Ariko ibyo biba hanze ntabwo turabona mu Rwanda. Biraba mu Rwanda buri munsi. Haba imanza nyinshi cyane za citation directe, ndazizi. Nuko mba mudakurikirana ubutabera, inkiko cyane cyane. Niba hari ikintu abanyarwanda batazi cyane imikorere yayo, badafite n'amakuru menshi uko inkiko zikora. Ubwo imikorere y'inkiko iratandukana n'ubutabera, kuko ubutabera batubwiye ko bugomba kurangira bumenyekanye. Ubutabera butangwa n'inkiko. Ukurikije itegeko nshinga ry'u Rwanda dufite rya 2003, yego, ubutabera bwose butangwa n'inkiko gusa. Nta wundi muntu twashyizeho gutanga ubutabera. Butangwa n'inkiko gusa. Undi muntu wo ku ruhande ari yarishushanya. Hanyuma ku kijyanye n'ubwo butabera, kandi ubwo ubutabera bwatanzwe n'inkiko, na Perezida wa Repubulika ntabwo afite ububasha bwo kubivuguruza. Kandi hari abajya babarira bahamijwe n'izo nkiko. Aba yakubabariye icyaha, ariko hariho imbabazi. Buriya imbabazi ziba mu bwoko bwinshi. Yego, ndagira ngo ubyumve neza. Hariho imbabazi zitwa amnesty. Izo mbabazi zitwa amnesty, Perezida bifataho umwanzuro ariko akabyegereza inteko, ikabyemeza nk'itegeko ritanga amnesty. Rikuraho icyaha, ni ukuvuga rikuraho ingaruka z'icyaha. Tuvuge niba warafunzwe ugafungurwa, ariko iyo amnesty ikagukuraho n'ubusembwa bw'icyaha, n'icyaha kikibagirana nkaho utigeze ugikora. Iyo amnesty igukuraho icyaha. Ni naho abarokore bashingira bavuga yuko Jesus yadupfiriye, ibyaha byacu byose byababariwe, n'ibyo uzakora ntabwo byemewe. Wakica umuntu, wakiba, inzira yawe ni mu ijuru. That is total amnesty. It is what we call salvation. Perezida yatanze amnesty ikemezwa n'inteko ishinga amategeko. Iyo amnesty iba imeze ni nk'imbabazi zimwe zo Jesus yatanze ku musaraba. The same shit. Ku muntu cyane. Niyo naba waba uri ruharwa ka miliyoni cyane amnesty, ugaruka ushobora no gusaba akazi muri leta. Hari icya kabiri rero, icyo bita imbabazi rusange. Tujye imbabazi. Hanyuma mbere yo kujya ku mbabazi rusange, bica mu yihe nzira, bigenda gute kugira ngo umuntu ahabwe amnesty na perezida? Bigenda bite? Umuntu ashobora gusaba imbabazi urugero, ariko akagaragaza ko ari reformed, cyangwa se hakaba impamvu ziri politiko cyangwa se impamvu z'igihugu. Rusesabagina yahawe amnesty, imbabazi rusange. Imbabazi zisanzwe zikuraho icyaha, zikuraho ingaruka z'icyaha, ariko ntabwo zikuraho icyaha. Kuba warakoze icyo cyaha uba ubarwa nk'umunyacyaha. Yego. Ingaruka z'icyaha ni ugufungwa, nibyo bivuyeho. Ibyo bivuyeho. Hariho n'izindi mbabazi zo twita. Ariko ugenda ukomoza no muri aba bantu tubonye bahabwa imbabazi muri iyi minsi, umubwire kategori barimo. Ibyo nibyo ushinzwe kumbaza. Okay. Ndaguha urugero. Hariho icyo twita mu gifaransa liberation conditionnelle. Liberation conditionnelle. Liberation conditionnelle. Perezida ashobora kuguha imbabazi wakoze kimwe cya kangahe cy'igihano. Yego. Bikagaragara ko witwaye neza muri gereza, bihera muri gereza. Yego. Gereza ikagutanga recommendation ko witwaye neza. Icyo gihe leta y'u Rwanda ihagarara na Perezida wa Repubulika ishobora kuguhereza, si ihame ariko yemewe kuguhereza liberation conditionnelle. Ni ukuvuga
ingaruka z'icyaha cy'igifungo tubaye cya gifungo turakigabanyije tugikuyeho imyaka wakoze. Urugero niba baragukatiye 15 ukaba umaze imyaka 5 cyangwa 7, indi tubaye tuyikubabariye. Ariko bitavuze ko leta idashobora kongera kwisubiraho, ugasubira muri gereza kandi ugakomereza aho wari ugejeje. Nimba ari 1/4 cy'igihano, ubwo usigaje 3 bya 4 nabyo uzabikora birangire. Niba leta ikomeje kugukuraho za mbabazi ikongera ikisubiraho, urakomeza ugasubira ugatangira hahandi. Ubwo haba n'ikindi gishaka wakoze nacyo bakacyongeraho. Urakoze cyane, sinzi nimba usoje kuri ivyo ngibyo. Ndatanga urugero. Ingabire yahaye liberation conditionnelle, Ingabire Victoire. Kandi ari kurega leta ngo gahanagureho ubusembwa ahubwo burundu? Ntabwo biri ari ukurega leta. Mu mategeko iyo warangije igihano cyawe, tuvugeyo baguhaye liberation conditionnelle. Liberation conditionnelle imyaka wari warakatiwe, hari icyo wakoze, urugero 1/4 isigaye ukayimara hanze, hanyuma ukongera indi myaka 3. Icyo gihe wemerewe gutanga ikirego mu rukiko rukuru usaba yuko hanagurwa ubusembwa. Icyo urukiko rurasuzuma impamvu zihanagura ubusembwa, bakakiburanisha nk'urubanza rwihariye. Basanga hari impamvu zumvikana uganagurwa ubusembwa. Iyo habaye ihanagura busembwa ugaragara nk'umuntu utarigeze akora icyo cyaha. Donc biguhanaguraho zimwe mu ngaruka zo gukora icyo cyaha. Urugero, niba utashoboraga kwiyamamaza cyangwa se guhabwa imirimo mu myanya ya leta, icyo gihe urayihabwa iyo habaye ihanagura busembwa. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma tukiri kuri justice muri rusange n'ubutabera ukuntu butangwa n'uburyo bwo guhana abantu bakozeho icyaha, n'uburyo usesengurutse. Hari amaraporo tubona ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu avuga ko uburyo bafatwamo ari uburyo butakurikije amategeko, guturuka kuri mabuso, ubwo ndi kuvuga ku masitasiyo ya polisi ya RIB, gukomeza no kujya aho baba bagiye muri za gereza uko ari 10 na zingahe ziri mu gihugu, ngo hari ibikorwa bihari byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nahe makuru waduha y'imibereho n'imyitwarire y'abashinzwe gucunga abo bantu muri ibyo bice mvuze haruguru, ubwo guturuka kuri kasho kugenda ukagera muri gereza nkuru aho twita centrale? Ubundi iyo ufashwe utwarwa kuri RIB station, ariyo bamwe bita burigade. Aho bakomeje ibya kera bya leta ya Habyarimana yitwaga burigade. Brigade urwego rwagufashe ni RIB. RIB ifite iminsi 5 yo kugukurikirana, 5 y'akazi tutabariye mu weekend, 5 working days. Ubwo bagufashe kuwa mbere, ubwo ni kugeza kwa gatanu. Yego. Bakurikirana dosiye yawe. Yego. Iyo minsi irangiye, naho waba ukiri muri the same RIB station, baguhanding over ku bushinjacyaha. Mu mategeko nabwo bufite 5 working days zo kurikirana dosiye yawe. Iyo minsi yirangiye bagomba kuba bakuregeye urukiko. Iyo minsi 10 yirenze, bikagaragara yuko bakuregeye urukiko iminsi 10 yararenzeho, nawe yaba irenzeho iminsi 2, uba ufunze mu buryo, iminsi 2 y'akazi uba ufunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Do I make sense? You are making sense. So, hari iminsi 5 yari bigufite, hari iminsi 5 yo kubigushyize mu maboko y'ubushinjacyaha n'ubwo waguma mu nyubako imwe. Yego. Iyo minsi 5 ya kabiri yirenze, iminsi 10 yose yirenze, bakagombye kukuregera urukiko n'amasaha atararenga, uburyo barenza 10 days. Ubundi iyo tuvuge 10 days zirangiye, ku munsi wa 11 w'akazi
wa 11 na 12 tuvuge umushinjacyaha agatanga ikirego ku munsi wa 13 uragera icyaha cyo twita gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abantu benshi barafatwa iyo minsi igashira n'abavoka babo nibo bagira inama ntibanaregere ko bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ushobora gusanga bavuga bati nuko hari uwareze wenda tuzi bitagize icyo bimara, se tumva abantu baba bafunzwe mu buryo budakurikije amategeko bearing fruits. Ariko buriya rero mu butabera urihangana ubwo udakuvugisha nk'umunyamategeko. Njye niyo mpamvu ndi gushaka ko ubwira amategeko ariko usubiremo muri reality ibyo tubona. Yego, witandukanye n'amagambo y'abaprofane kuko ari ijambo muvuga rikatubabaza cyane, ahubwo mwe mushobora gukoresha ijambo mwumva ryoroshye ariko mu mategeko riba rivuze ibintu byinshi cyane. Urugero kuvuga ngo warareze nibe bearing fruits cyangwa bigira icyo bitanga cyangwa icyo bifata, bivuze iki? Ese ushatse kuvuga yuko ubutabera bw'u Rwanda iyo urenze ikirego cyo gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko butacyemera? Ese urashaka kuvuga cyangwa bivuze yuko ushobora wewe wananiwe kugaragaza ko hari wafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko? Kuko hari ubwo umuntu aba yarafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko nawe bikamunanira kugaragaza. Yego, ariko ngiye biroroshye, hariho inyandiko ya RIB imfata, hariho inyandiko y'ubushinjacyaha bagaragaza ko bambajije cyangwa se nabo bagurikirana, hariho n'itariki zigaragara ubushinjacyaha bwareze Mugabe urugero mu rukiko kugira ngo tuburane ifunga n'ifungura ry'agateganyo. Njye ndeba iminsi ya RIB yabaye ingahe? 5, y'ubushinjacyaha yabaye 5, iminsi y'akazi tutabariyemo ama weekend, ikindi tukareba igihe waregeye urukiko. Niba udashobora kubisobanura urukiko ngo ubyereke urukiko gutya, we gusa ukavuga ngo waburanye ngo urumva ngo iminsi yarareze gwiki, ariko ntushobora kuyiprovinga mu rukiko. It's not what you say but also what you can prove. By the way, reka nkubwire n'ikindi kintu kiri unfortunate kiba mu nkiko, kugira ngo mvuge ko inkiko ziri serious. Niba igira neza we bagufashe RIB ikagufata gukekaho icyaha, bakakuzanira ubushinjacyaha bukagukurikirana icyo cyaha mu rukiko, ubushinjacyaha bufite inshingano zo kugaragaza yuko igira neza mu by'ukuri, bagaragaza ibimenyetso yuko uwo bafite nk'igira neza ari we bakurikiraniyeho kino cyaha kandi kimuhama. Nibo bafite inshingano zo kugaragaza ibimenyetso, ntabwo wowe igira neza uwafashwe ugafungwa ukazarwa mu rukiko ariwe ufite inshingano zo kugaragaza ko utakoze icyaha. No, umushinjacyaha afite inshingano zo kupininga igira neza bakamuhuza n'icyaha cye. Rimwe na rimwe tubyita minereya, ubundi rero ibi bintu biba bikomeye cyane. Ariko njye ntabwo urankomoreza kuri izi raporo tubona. Ariko ikintu cya mbere wari uzanye ngo ni uko abantu bamwe buriya nakubwiye ngo hari ijambo uvuga ukumva riroroshye ariko riremereye mu butabera. Niba uvuga ko twari tuvuze hariho bamwe batanabimenya. Ikibazo dufite cya mbere ni uko bamwe bafatwa bagafungwa. Ibyo izo raporo zivuga yuko yenda hari ibintu bitubahirije amategeko biba, ni uko n'abaturage ubwabo batazi uburenganzira bwabo. Ariko ibyo ni ihame, abaturage benshi ntabwo bazi amategeko n'uburenganzira bwabo. Ari ihame bakagombye kubimenya. Itegeko iyo risohotse mu igazeti ya leta, mu mategeko tuba twemera ko umuturage wese arizi. Ukuri niko kuri. Reka njye hano kukuganiriza nk'umurealiste, ntabwo ndi kukuganiriza nk'umunyamategeko. Ariko ikibazo tumva ni uko ibyo twemera mu mategeko biririyo
uzumva yuko ibyo twemera amategeko biririyo, ibintu wakinishaga utwaye imodoka ugatera amazi y'ikiziba, umuntu akakurega ukareba ugiye muri gereza, nibwo uzumva yuko ibyo tuvuga biri siriyasi. ibyo ntabyo narinzi. Yamaye Gutura umuntu ikiziba byakujyana mu buroko. byaba imodoka inyura ahantu umwana yihagiye yibya hanze akanyura mu muhanda either w'igitaka cyangwa urimo amazi akakumishiriza amazi. Kuzi iwanjye tutabyumvikanye ni violation domicile, baragufunga muri gereza ukamanuka. Kuba ndi inshuti yawe ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kuza iwanjye tutabivuganye. Niyo mpamvu ibi bintu tubabwira abantu benshi bari mageragere, bisanga bari mageragere igihe bakoraga ibyo byaha batumvaga ko ari ibyaha. Kuko bo batubwira ngo ni real life, ngo ibyacu ni teori, byabagiraho ingaruka bakemera ko noneho bitari teori ahubwo bya bintu biri seri. Ati oya, bati banyigirijeho gana iki, no, ibintu biranditse kandi ibi bintu biba bikomeye. Ikibazo kinabamo cyane, hari mu makasho haba harimo abantu benshi cyane. Yego. Uburyo no kugenzura imirire yabo ugasanga bararyaga rimwe mu munsi, kiriya kikaba ari ikibazo gikwiye gukurikirana. Kiri kibazo ugasanga harimo abantu benshi mu makasho, doko ukabona kasho zihari, kasho ntabwo ari gereza. Hari abisanga mu makasho ya RIB bagasohoka bavuga mvuye muri gereza, gereza yari imeze nabi. No. Ntabwo uragera muri gereza mosherami. Wari uri muri kasho ya RIB, wari uri kuri police station, wari uri kuri brigade, ntabwo ni muri gereza. It's not. Now, ikindi kintu nakubwira, so kumanaginga ayo makasho, ubwo uko harimo abantu benshi, harimo abantu benshi, isuku yabo, imirire yabo, so management yabo, ugasanga harimo n'abantu, kuko abantu babemeye abantu bari hanze babemeye gukurikirana umuntu wabo ufunze no kumugemurira. Ugasanga n'inzego zibishinzwe, tuvuge nka polisi aho ngaho ngo kubakira ntabwo babakira neza, rero ugasanga harimo bad customer service, igakururamo na ruswa irimo. Icyo rero ni ikibazo gikomeye gikwiye gutuma ari RIB byitaho ibi bintu. Bob, iminota iri kugenda, nshaka kubaza ikibazo cya nyuma. Ku bacungagereza bamaze igihe bari kuzenguruka mu bitangazamakuru batandukanye bari gukurikiranwa amadosiye yabo mu nkiko, hari n'abahanwe bahabwa ibihano birebire, barimo Kayumba wayoboraga igororero rya Rubavu, nyuma akaza kuyobora Mageragere, na Gahungu nawe uri mu ntuzi ukiri mu nkiko gutyo. Bo kuba bari ninde wakatiwe? Kayumba. Okay, utarakatirwa Gahungu simbivugaho. Ntabwo nemewe nk'umunyamategeko kuvuga ku bikiri mu ikurikirana ry'urukiko, kuko icyo ni icyaha cyitwa gushyira igitutu ku butabera. Nta kibazo. Ibyo bintu uzajya bibwira ngo nta kibazo gusa ngo wirukanye. You people in the media do that, and that is a serious crime. Gushyira igitutu ku butabera, kubayasinga umucamanza, icyo ni icyaha gikomeye. Urukiko ruraguhamagara rukagukatira. You people murakina n'ibyaha. So ibya Kayumba uramumbazaho iki? Kayumba umuntu warindwaga gereza, warindaga gereza, nawe yisanze ari mu buroko. Ku makuru ufite, ku makuru ubona, ubundi imiyoborere ya Kayumba yari imiyoborere ki? Niyo twareka iya Rubavu tukaza hano Mageragere. Imiyoborere yaburanywe mu rukiko, kandi I'm okay with n'igihano yahawe. Nta additional information waduha kuri nta kintu imaze, it's irrelevant, kuko inkiko zarabikurikiranye. Kandi bamukurikiranye ibyaha yakoze Rubavu. Ubwo bivuze iki kuri correction system y'u Rwanda, kuba n'Abanyarwanda? Ariko se urambajije nangiye gusobanurira uti
bivuze ikibazo warumbwiye ko nta kintu yakurikiranywe ku byaha yakoze ayobora gereza ya Rubavu. Ntekereza yuko ako mbere yatawe muri yombi ku cyaha yakoreye muri gereza ya Mageragere. Ntabwo ari kiriya cyonyine, hariho n'ibindi bishaka kuvukirayo like ntabwo bizagera mu butabera kuko hari inzego zibikurikirana, RIB n'ubushinjacyaha. Urumva, ntekereza yuko umuntu wayoboye gereza wabaye umusirikare agakorera n'inzego z'igisirikare hanyuma akajya muri retirement cyangwa se bakamudemobiliza, RSS ikamupikinga nk'umukozi ikamuhereza kuyobora ziriya gereza zose, imyanya ikomeye, ibyo hanyuma agakurikiranwa icyaha kimwe yakoreye Mageragere, hanyuma cyarangira agakurikiranwa icy'Urubavu. Ntekereza yuko hari a positive side yuko there is a kind of accountability going on. Ariko nta hantu wajya ngo uhunge ukuboko kurekure k'ubutabera, uwo waba uri wese, aho wajya hose. N'abakiri hanze bakoreye bamwe mu banyarwanda ibyaha bitandukanye kubera imyanya y'ubuyobozi barimo. Trust me, aka kantu uragira ngo ariko nsorezaho. Trust me, nyizere yuko amapine y'ubutabera bugenderaho arazenguruka agenda buke buke ariko at the right time rimwe muzacakirana ahantu mw'ikorosi, you will be brought to justice. uwo wakeka ko uri wese, uwo waba uri wese, kuva ku muturage wo hasi wa mbere utazi gusoma no kwandika kugera kuri perezida wa repubulika. The arm of justice, the long arm, ukuboko kurekure k'ubutabera will reach you naho waba uri hose ku isi. Igihe kiragera kwa kuboko kukakugeraho at the right moment, ukaryozwa ibyo wakoze. Ndi kubyumva, ariko impamvu nakubajije kuri Kayumba, hari abantu benshi tuyo tuganira batandukanye bavuga bati Kayumba, ukumva nta n'umucira akari urutega. Nk'amakuru ndashaka kubaza ukusaye abo bantu uzajya ubabaza, njyewe icyo ndeba. Ariko nyine bivugwa ko muri gereza Kayumba yakoraga iyicarubozo. Icyo nacyo azagikurikira. Akowe ubona wahoze ayoboye gereza akurikiranwa icyaha kimwe cy'ubujura, yaba agisohoka gutyo bakamukurikiranaho ikindi cyaha bakamukatira 15 n'iby'iyicarubozo bizaza. Akenshi bamwe babikorewe nuko bacecetse, ariko igihe kizagera. The long arm of the law. Na kiriya nacyo ntakirangize kuko ni icya mbere cy'ubujura bwakorewe muri gereza ya Nyarugenge yaragikurikiranwe, arangiza igihano kuko njye ndabizi nagiye kumusura, yarakatiwe kuri icyo cyaha ari impanga. Kuko icyo gihe nari kumwe n'ubushinjacyaha dukurikirana abandi bafungiye bakoze, tubita abafungwa mpuzamahanga. Ndanamusura ariko arakirangiza, ajya hanze. Akihagera icy'Urubavu kirabyuka. I'm very sure niba hariyo n'ibindi nabyo biriya nabanza arangize 15 tuzareba. The long arm of the law, niba ibyo bamuvuga ari iby'ijana. The long arm of the law, ukuboko k'ubutabera ni kurekure, kugenda buhoro, ariko it catches with you aho waba uri hose, nawe waba warapfuye. Buriya hari abantu batekereza yuko gupfa kwawe bishobora kugukurikiranaho, bishobora guhagarika ingaruka z'icyaha. Donc
igifungo n'igikomeza. urupfu ruhagarika ikurikirana rubanza. Yego, ariko ntabwo rikuraho ihanagurwa busembwa. Okay. The long arm of the law. Robert Mugabe, urakoze cyane, inshuti cyane wa One Nation Radio, reka ngushimire cyane ku kiganiro duhaye kidufunguye amaso ku butabera. Hari abantu benshi bari bakitiranye ibintu, ariko nizera ko nyuma y'iki kiganiro hari byinshi bungutse. Inshallah.